Nkundi neza nk'ibisanzwe nk'umwe mu banyamakuru b'abafungamutwe dufite bagira ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru, yitegereje aravuga ati oya, aba ngaba bishyuwe na Mutesi Jolly kugira ngo bamponde. Ibi ngibi urwego rushinzwe amagereza cyangwa umuvugizi yabiteye utwatsi. Aravuga wakubiswe na bagenzi bawe kavuke, bitewe no gufunga umutwe ko wakubiswe na bagenzi bawe, aba ngaba nta wabishyuye ngo bakunobe. Urumva? Ngayo nguko. Amakuru mfite ngo umuntu watabaye Nkundi neza nifata ku mavuta. Inkuru irakomeje arega, ntimutegereze ko inkuru yoroshye. Ngo Kazungu ni long tani, ni long tani. Kazungu ni long tani nyine. Urumva? So, fata ku mavuta ngo niwe wakoze intervention yo gutabara Jean Paul Nkundi neza. Are we together? Niko bivugwa. So, ubuzima bwa Nkundi neza buhagaze gute muri gereza ya Mageragere? The future waje. Ariko uyu ni the future w'igicupuri. Uyu ntabwo ari the future wa nyawe. Iki ni the future cy'igicupuri ntabwo ari we. Ruti wahageze. Ngo yitubwire yose wicagagura inkuru. Njyewe se n'umuvugizi w'urwego mujye kugiye mujye gusoma inkuru iri ku gihe. Ariko mwagiye mureba kunyoshya. Hari ibyo ntashobora kuvuga rega. Ntabwo ibintu byose bivugwa nk'uri gupfa. None se ngiyewe ngiye muri kubaha inkuru nyibaha uburyo ushaka kuyibahamo kuko ari ugiye ushobora kuvuga inkuru ugasigara nawe wahindutse inkuru. Godfather, Naam. mbere ko ubandanye gatora story yawe uvuze ngo muri gereza hariho TV. Iyi TV iri hehe muri VIP canke mu Ariko nera ntushobotse. No imfungwa urumva mu Rwanda imfungwa ikintu bakora hano bagira sale. Urabona nko muri kantine bagira sale aho imfungwa zijya kurebera televiziyo. Bakajya kureba ibiri kubera ibiri kuba kwese, ntago baba bafunze ubuzima bwabo bwose. Ibi ngibi nta handi biba, nta kindi gihugu wabibona muretse mu Rwanda gusa, aho imfungwa zihabwa uburenganzira. Yego bahubwo bashakira na DSTV. Wow. Imipira barayibona. Buriya nushaka kumenya inkuru z'umupira mu gihugu ku isi ugomba kubaza inkuru za imfungwa za Mageragere. Bareba Kabumbu. Urumva? Ese kandi ntabwo wafungiye Mageragere waduhaye ubuhamya, ntabwo urafungirwayo harya. Murashaka kumbwira ko mu bantu turi kumwe nabo hano nta muntu urafungirwa Mageragere ngo aduhe ubuhamya? Niko kuri space. Ni nko muri école secondaire niko bavuze. Aha, ni nka kora kwa école secondaire. Yego. Oh, okay. Yes. So Good. ni kuriya bimeze. So baragenda igihe kiragera, igihe cyo kujya kureba televiziyo bakagenda bakarya show. Rero ikubitwa rya Jean Paul Nkundi neza ahantu rituruka, bagiye kuri televiziyo hariya babona umwana wari ufungiwe. Urumva kubona umuntu mwari muri funganya ari kuri televiziyo, ari kuri YouTube. Urimo kumva? Bagize amatsiko yo kujya kureba ibyo umwana ari kuvuga. Bagezeyo basanga umwana yaciye ibintu, ari kuvuga ko yari umukozi wande wa Jean Paul. Kazungu karamurya aravuga ati nyana yimbwa ishejo bundi ngewe nkatiwe burundu, intipfu nikatiwe imyaka 5, ni gute indyana hiti muri iyi gereza, reka mwice. Kazungu ategura timu bakubise Nkundi neza my friend. Urumva? Ngo baramukubise. Urumva? Baramukubise Nkundi neza yihakana itangazamakuru muri gereza. Abarinzi bahageze Nkundi neza ari kuvugira ingara. Urumva? Baratabara bahita babafunga. Imfungwa barazifunga. Urumva? So mu yandi makuru abandi bashaka inkuru irambuye mujye kuyisoma ku gihe. Igihe hari inkuru irambuye I think yikubitwa rya Nkundi neza Mageragere. Ariko ukuntu ari igifunga mutwe
we ntiyumvishwe ko akubiswe. Njye amakuru uri kumva twakuze imva n'imvano y'iri kubitwa byaturutse kuri uriya mwana wagiye hanze bakimara gufungurwa akavuga ko ari umukozi wa Jean Nkundineza, noneho bikavugwa ko Nkundineza muri gereza ari n'uyu munsi bya bindi ryafungwa muto ryaritwayemo, kandi ribaze gusuzugura imfungwa waje usangamo kandi ari abasiniya, wowe ukaza uvuga ko uzi atiko z'itangazamakuru bayikore. Ntabwo muri gereza bikora, ntabwo wajya kuzana atiko z'itangazamakuru no kwita igitangaza ku muntu bakatiye burundu. Abagitangira iki, abatangira iki, hari ikintu agitangira, reka da aragukubita n'inzoka y'umuntu bakayikubita, baramunobye n'inzoka z'umuntu barazikubita. So ngayo nguko ngibyo bya Jean Paul. Kama kawaida, izi ni inkuru muri zimwe mu nkuru tutarenza amaso, abantu muri kugenda muzi umwe urumva ndabareba nkumva nanarira. Ibyo ngibyo twe tubyihoreye. Izi ni inkuru zivugwa kuri Jean Paul Nkundineza. Ya abantu muri bo kuri Twitter, reka mbasabe ngo mujoininge TikTok. Ubwo se ikiburi cyagitwaye, ahubwo nizere ko bamukosoye fresh. Ntabwo Jean Paul bamukosora, uriya yafunze umutwe, uriya n'umufungamutwe. Ndabizi abanyamakuru biri kubabaza, ariko mugende mwiryeho, ntawe rijya kwa nyina. Ibi ngibi ndabizi ni mu nkunda, nta nubwo ntegereje ngo mu nkunde. Ndabizi mbayeho kubera ihangana ryanjye, nta keza kanyu mwoga hambirwa mwe, ntabwo mushimishijwe. Ndabizi bamushaka kugira abanyarugomo, ibintu yakoreye Mutesi Jolly ahubwo bamukatiye imyaka mike. Fuck yourself. Ndabizi mabazwa nuko umuntu avuze ku munyamakuru mugenzi wanyu mukora itangazamakuru ry'umwuga. Jean Paul yaza ko yarakoze itangazamakuru ry'umwuga, ntabwo aba afunzwe, aba ari kumwe n'umuryango we, none kiri kurya uburoko bitewe n'ubugoryi bwe. Njyewe gufungwa kwa Jean Paul I don't care, nagenda asanga inyango tuba mu gihugu kidahana. Urumva ibi nababwiye kuva mbere, ndabizi n'ubundi ntimunkunda, nta nubwo ntegereje kuba rigata mu nyongo mu nkunde muragahambirwa. Jean Paul nagende bamuhe nyina bamufunge, akora ibihano. Arafata umwana w'umunyarwanda akaza akavuga ko bamuhe inyama z'umuntu azirye, ukunda kurya amazana murakarinda n'iminsi, baguhane bakongerera n'iminsi. Godfather, Yo ninjiye muri space itari yo, nari nzi ko mwari muvuga ko The Ben yafunzwe kubera ukuntu yari yambaye nabi nijoro. Nari nzi ko ibyo baruka turi kuganira. genda ujye kuri TikTok n'izo kuri Okay, reka nsubire muri mute. Urakoze. Mwiriwe ariko Wiriwe. muraho. Nera wamwumvisha Yuhi, ntashobotse. ijwi narimenye. Igwihanaye. Have never changed. Ntabwo ashobora guhinduka. Uyu ntabwo ajya ahinduka, aracyari wa wundi wa kera. None ubwo yababajwe mbabarire wumve. Oya, nuko yari ibyo amarido y'abanyarwanda bose, nari nzi ko cyari yagomba gukegeza amarido y'abanyarwanda bose bo mu Rwanda bari bayibye nijoro, ariko mumbabarire. Reka n'ibyo nde TikTok ukazoganiriza na net. yuhaye Mutasesenguye muri ibigoryi, umunsi muzumva ko mudashobora gukora inkuru zirimo gusesengura, muzakomeza kuririmba urwo mubonye. Byagenze biti Nkundineza, amakuru badashaka kuvuga cyangwa nubwo iperereza ritari kubigenderaho, cyangwa amakuru yatanzwe, raporo yatanzwe n'umuvugizi umuvugizi wa gereza, ibyo atavuze ni ibi ngibi kandi niko kuri. Nkundineza mu minsi ishize habonetse umwana wavuye muri gereza azavuga thank you Kyla for sending that stuff, bambwiye ko zifasha. Ariko banyarwandakazi, iyo muzamutse ntimuze ngo mumpe icyo bita raporo. Thank you Pivo, big man from Toronto. So uyu mugabo mu minsi ishize, ntabwo musanze maze kuvuga ku ifungwa ibyatumye Nkundineza afungwa, ariko se Alice wafunga Mike yakorera ku nsumbu wowe gufunga Mike. Thank you Kim kwa Pivo. So ndababwiye dutangira, musanze ntangiye ndi kuvuga ifungwa n'ifungurwa, ifungwa rya Jean Paul. Uyu Jean Paul yigize akasamutwe,
Jean Paul muzi amabi. Jean Paul ntabwo ndi kumucira urwa Pilato, ariko narakubwiye ngo igihe cyose uzafunga umutwe kuri Godfather, uze muhane ba nyina, uze hano mwesurane birangire, ariko gushaka guhangana n'inzego aho ngaho uba uri kurenga umupaka, ntabwo bishoboka. Nkundi neza, njye mu bantu murabyibukana bamuhamagaye, ndamubwira Nkundi neza, ibintu wakoreye Mutesi Jolly ibi ngibi ntabwo uza kubisimbuka, you have to change, nudahinduka birakureba. Nkundi neza muzi ko no mu rukiko yatinye kuvuga izina Godfather, avuga ko hari umugabo ngo uba muri Amerika n'ikigoryi ntabwo kiziyomba, ko ngo ari we umufungishije wafashe ibintu akabigira intambara. Ntabwo nigeze bigira intambara, njyewe navuze ibintu nk'uko nagombaga kubivuga. Ibi ngibi ntabwo ari byo byatuzanye uyu munsi hano. Nkundi neza yaje gufungwa akatirwa imyaka 3, ndi kwirukanka. Nyuma yo gukatirwa imyaka 3 arajurira, yongeye kuburana mu bujurire bahita bamukatira 5. Niwe muntu wagiye gukatirwa yajya kujurira kugira ngo bamugabanyirize bakamwongerera. Nkundi neza ibyo ngibyo tubisimbuke, akatiwe imyaka 5 mageragere, niyo batazayigabanya simbizi. Nkundi neza mu minsi ishize nk'ibyumweru 2 bishize, haje ikiganiro kuri YouTube cy'umwana wari uvuye mageragere, aza abwira abantu ko yari umukozi wa Nkundi neza muri gereza, ko Nkundi neza ageze muri gereza agahinduka boss. Amakuru adafite receipt cyangwa adafite gihamya avuga ko ibintu bitigeze bishimisha Kazungu. Kazungu w'ikihebe muramwibuka, Kazungu wisha abantu, Kazungu wicaga abakobwa muramwibuka. Bakatiye burundu, aravuga ati maberanye wowe uri aha ngaha ku myaka 5 nge nkatiwe burundu, ni gute umbana umusitari muri iyi gereza. Wibuke muri gereza bagira amateleviziyo bajya bareba ibibera hanze. Babonye rero ibiganiro bya YouTube bavuga ko Jean Paul ari igitangaza, ariko amakuru angeraho ngo Jean Paul muri gereza afite agasuzuguro nk'akanyina wa Bizuru. Urumva? Jean Paul ngo biravugwa ko yagezemo hariya ebana, ngo ikintu atari afite ni aba bodyguard, kandi ngo yari afite abantu bagenda bamugaragiye nyine basiguse ku boss. Bro, habaye inama y'imfungwa zitazigera zisohoka zakatiwe burundu. Izi ngizi ngo zari ziyobowe n'uwo bita Kazungu. Bafashe Jean Paul baragenda bamusanga ahantu aryama. Umva, ntabwo Jean Paul bamukubise, baramutobye. Bagukubitiye umunyamakuru Jean Paul Nkundi neza. Urumva? Ku buryo ngo umusoroveye wari urinze yabonye ibintu biri gukorwa, aravuga ati ntabwo ibi ngibi bishoboka, reka mpunge. Urumva? Aravuga ati ibi ndi kubarebesha amaso yanjye, aba bari gukubita, bari kubaga. Ngaho bazantu Kazungu muramwibuka, Kazungu muramuzi, Kazungu muramubona. I couldn't you back, Jesus. So Kazungu niwe wari uyoboye iyo operasiyo, kandi murabizi Kazungu ntabwo akubita. Kazungu afite gahunda yo kwica. Kazungu yagiye muri operasiyo bashaka kwica. Ni ukuvuga ngo Kazungu we yashaka gukubita mu mutwe. Hari indi mfungwa muri izo mfungwa, ngo imfungwa iravuga ati ariko rero nubwo dukatiwe burundu, hari ukuntu bajya batanga imbabazi ukabona tubigiriyemo impuhwe, rero ntabwo wikwica umuntu. Kazungu we yarakumbuye kumena amaraso. Kazungu yarakumbuye kubona umuntu uri gupfa. Kazungu yarakwiye kubona umuntu uri gupfa, mwibuke. Kazungu Nkundi neza ari mu bantu bakoze inkuru kuri Kazungu, aravuga ati maberanye ko ntibankozeho n'inkuru kwishyure. Kazungu yarakeneye kubona umuntu uri gupfa. Kazungu niwe wari uyoboye ira operasiyo yo kwica Nkundi, yo gukubita Nkundi neza. Umva, nta muntu udakatiwe burundu wisanze mu cyaha cyo gukubita Nkundi neza muri mageragere. So nkuko namaze kubasomera rero, nimuza kureba aho hejuru, urwego rw'igihugu urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCC rwasobanuye ko umunyamakuru Nkundi neza Jean Paul atakubiswe ku mugambi wapanzwe. Uyu mugambi wapanzwe n'imfungwa zirawunoza.
ku mugambi wapanzwe, ahubwo ko ari urugomo yakorewe n'abagororwa bagenzi be. Umugororwa Jean Paul Nkundineza yakubiswe n'abagororwa bagenzi be bayobowe n'uwo bita Kazungu, umwe wishe abantu. Mageragere ni akasamutwe. Ibigambo wahuruturaga uri gukubitwa mu mwanya wa dore iyo ugiye kwitambikira umukiri ni uku bigenda, warabwanutse ngo uri kuvugira Prince Kid. Prince Kid ari kurya ibyo kurya imbuto zo muri Australia, urimo gukubitwa ibibando muri Mageragere. Ntimukitangire abandi bantu, mujye mureka nyir'ibyaha bazwi ibye. Urumva? Prince Kid yarakatiwe, urafungwa, uri gukubitwa ibibando yagombaga gukubitwa. So Nkundineza ibi bintu byakozwe bivugwa ko ntimuseke, biravuga ko imvano yo gukubitwa kwa Nkundineza byaturutse ku kiganiro cya YouTube cyakozwe n'umwana waje kumugira ibitangaza hanze, yagera hanze akavuga ko Nkundineza muri gereza yica agakiza. Abagororwa bati pumbafu zake, ngo umuntu wazanye kino gitekerezo cyo gukubita Nkundineza ni Kazungu. Murumva ahubwo yari afite gahunda yo kumwicira Mageragere. Kazungu muramwibuka. So byabaye ngombwa rero ko ubu ngubu turi kuvugana Nkundineza bajya kumufungira gose erega muri Mageragere habamo buriya muri gereza habamo amabusuzi ibiri, imfungwa zirongera zigafungwa. So abakubiswe bafashwe barafungwa kandi bari basanzwe bafunzwe. Urumva? Oh God. Imfungwa zakubise Jean Paul bazifashe barazifunga. Seriye niko kuri, ntabwo ndi kubabeshya. Oh my God. Niko bimeze. Ubuvugizi cyangwa ubuyobozi bwa gereza buratangaza ko abakubise Jean Paul Nkundineza bafashwe bagafungwa. Imfungwa niko kuri, niko bivugwa. Buriya bafashwe barafungwa. Abakubise Nkundineza bakamugira intere bafashwe n'inzego z'umutekano muri gereza ya Mageragere, bafashwe barafungwa, bari gukurikiranwa. Nkibaza ubu ngubu nabwo bagezemo bakarwana nabo bakongera bagafatwa bagafungwa. Ni dabo. Imfungwa zakatiwe burundu kuko zafashwe zigafungwa, barabaha ibihe bihano? Muretse gusaba ijambo, muretse gusaba ijambo. Ntabwo nshimishijwe n'ikubitwa akanozwa rya Jean Paul, ariko ibi ngibi ni bimwe mu bibaho iyo ufunzwe. Urumva uba ufunganywe n'abandi banyabyaha bagenzi bawe, kuko of course uba ugomba kwigengesera, bitari ibyo uzahanwa. None se kuri kumwe n'abanyabyaha bakora ibindi byaha? Muretse gusaba ijambo, ntabwo ndabaha ijambo gato mu kanya. Muretse kuri X kuri space, muretse gusaba ijambo my friend, ndaje mbaha ijambo mu kanya, kuko mu kanya ndaje imisho. Warafunguwe umugabo wo ku Gisozi wari warahungese kuva kera, umwe wasenyesheje uruganda kuko yakwimye ruswa. Uyu mugabo ntabwo wigeze aya masaha sinzi ubuzima abayemo, kuko wagarutse mu buzima kandi ufite imbaraga. Uyu mugabo ntabwo yigeze ashimishwa no gufungurwa kwawe cyangwa no guhabwa imbabazi kwawe. Turi kumwe abantu bo kuri Twitter, reka mbe bacitse, reka mbe mbayobye, yuhi tugende kuri TikTok, reka mbe mbayobye, ntabwo uza kuhakorera ibigize ibyaha. Nzagaruka nateguye space, nzamanza nyitegure neza. Niko bimeze. Abarira murire, mwashimishijwe no gufungurwa kwa Bamporiki, ntimwigeze mutekereza kuri uriya mugabo wo ku Gisozi yararahungiye imyaka n'imyaka, n'uyu munsi yagarutse amakuru ufite akaba akiri kumuhungeta. Ibi ngibi nzabigarukaho. Ndi kwanga kuvuga ko Bamporiki ari kumuhungeta kuko ntabwo ndabafata ibimenyetso. Nimara kubona ibimenyetso Bamporiki, I don't care ngo abaye minister, ngibyo kuvuga ngo abaye ibyo ngibyo ntibindeba. Amakuru mfite nuko uriya mugabo wo ku Gisozi aho waviriye muri gereza wakomeje kumuharasinga. Ibi ngibi Bamporiki ibyo ari kuvuga urabizi. The future wamba bari ukambwira kuri aya makuru y'uyu mugabo wakubiswe, ukaduha hodene ko nabonye babyanditse ku rwego ruhambaye. Byagenze bite na yahe makuru waduha kuri iyi nkuru, ubundi nkasezera abantu wamfashije, niba uri mu mwanya mwiza wo kubivugaho. Jean Paul byamugendekeye gute, bimeze bite? Give me the news. Mpaho headline.
ibivugwa ko Kazungu ariwe wari uyobeye abakubise uyu mugabo nibyo, ndashaka ubitubwireho gatoya ubundi mbacike mve kuri iyi mihanda negere ku yindi. Bwana munyamakuru The Future wa The Future TV ubaga nta kinya, uraho, happy new year, Happy New Year, Godfather. Salama salama. umwaka mushya, Umwaka mushya muhire kuri twese kabisa. umwaka mushyashya mu byagari, uzagurye ntikuzakurye. Bana niko bimeze, tuzagurya cyane toteze Wohereje indebakure zawe muri gereza ya Mageragere mu igororero ngo byifashe bite? imageragera umuhungu ngo bamukozemo, ariko nta nubwo byabaye uyu munsi nk'uko byagiye byasohotse. Ndabizi. Ni ibintu byabaye Roventi. Ni ibintu byabaye tariki 20 babitangaje tariki 3 ariko byabaye le 20 zishira le 21. Nibwo bamukubise bakimbiranye nyine bagizanye amakimbirane, bashaka ko ari bimwe byo kuburana no guhiga ubutwari, bakamutera inkonje rero ngo kuko bararwanye nta nubwo ari no gukubita. Ntabwo ari kurwana, aba bantu bari bayobowe na Kazungu ntabwo barwanye, baramukubise. Aya Kazungu ararengana, bari bayobowe na Kazungu. Kazungu ibyo bintu ntabwo ari ibyo Godfather. Nibyo Ndakurahiye. nta makuru ngo bimeze bite. Ibyo bintu ntabwo ari bifashe akabihuzwa ngo nk'abantu batumwe. Ibyo nyine none se ibi bintu bisanzwe byo kudramatiza ibintu. Ariko batumwe se, umuntu yatumwe nande, ninde watuma undi muri gereza ngo kubita umuntu? Uzi n'abantu, ntabwo uzi abantu ngo batumwe na Mutesi Jolly. ngo Mutesi Jolly ngo niwe wabatumye ngo bamuhane. Reka ibyo bintu uzarebe abacungagereza bari bayoboye amagereza batinyutse gukubita abantu ko byabagendekeye. Yego. Abo bantu ko byabagendekeye. Ubu rero umuvandimwe yashyamiranye n'abantu bisanzwe, baranarwana, baramudiha, baramukomeretsa, barabafata, abacungagereza barabafata, barabakiza. Genda urebe ikiganiro cyasohotse mu matariki 12 cyakozwe n'umwana wari uvuye Mageragere avuga ko yari umukozi wa Jean Paul muri gereza. Ari wamusasiraga, wamukoreraga buri kimwe. Sinzi uri kubyibuka. Ndabyibuka, ndumva narakiberanye icyo kiganiro. Warakibonye? Urabizi ko Mageragere ariho ubudasa kuko imfungwa zireba televiziyo. Warubizi? Ndabizi. Hari n'abantu bashinzwe kufatira umwanya abantu bajya kureba. Urakoze cyane. So uyu muntu Jean Paul wagera Mageragere, urukumva yigiza akaraha kajya. Urumva akomeza kubyimba kwa kundi kwe. Noneho uyu mwana ngo imfungwa zikimara kubona icyo kiganiro cyakozwe n'uriya mwana ko Jean Paul ari umuntu ukomeye muri Mageragere, yari umukozi w'umusasiro umutekero ujya kumuzanira ibyo kurya mu gihe cy'ikiganiro wakibonye. Imfungwa zararakaye, ariko mu mfungwa zarakaye ngo hariho abo Jean Paul Nkundineza yasuzuguraga bikabije. Urukunyumva? Agafata bakavuga ko nafungurwa zabakorera umuvugizi. Urukumva? Ego. Bakimara kubona kiriya kiganiro uburakari bwarabishe. Baravuga ati none ugeze naho tubana karakajya he muri gereza waje usanga mutwarakatiwe burundu woza akatinda barakatinya. Abangaba ngo nibo bafashe Jean Paul bamugira intero baramukubita. Ariko mu kumukubita amakuru mfite ngo yafashe umwana, hari ibintu bitari kuvugwa, ngo yatumye umwana ibyo kurya. Ibyo kurya, urumva wasimbuye wa wundi wasohotse, ngo amutumye ibyo kurya umwana agiye kubizana. Urukumva? Ego. Ngo agiye kubizana, ngo abizana bidapfundika. Jean Paul amumanikisha amaguru. Urabona ko muri primera bamanikishaga amaguru, ugashyira amaboko hasi ukamanika amaguru. Yego. Ngo umwana yamanitse, urukumva?
yashobora kuba yarafite ikibazo ngo bararakara rero bari abafungwa bandi bamukubitiye Jean Paul bro bakubise Jean Paul sinzi niba izo nkuru uko nabibonye source yo gukubitwa biriya bintu birabyo byatumye akubitwa ariko byavuye nayo makimbirane ariko amakuru avuga ko ngo wenda ngo kugishaka kuby'imanza siko biri so nawe wampa amakuru wari ufite hanyuma ariko ayo niyo makuru ufite so urwego rero urwego rw'ubugenza urwego rushinzwe amagororero rwanditse ruti urwego rw'igihugu rushinzwe igororero RCC rwasobanuye ko umunyamakuru Nkundineza Jean Paul atakubiswe ku mugambi wapanzwe ahubwo ari urugomo yakorewe n'abagororwa bagenzi be kandi ko ubu byatangiye gukurikiranwa mu bugenzacyaha mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Mutarama 2025 nibwo hacicikanye amakuru avuga ko niho hacicikanye amakuru avuga ko Nkundineza yakubiswe n'abantu bishyuwe ahangaha niho rwari ruzingiye aya niyo makuru Jean Paul yashatse ko ajya mu itangazamakuru avugwa ko aho bamwe batari gushaka guturira ngo babivugire bakabihwihwisa bakavuga ko ahangaha Jean Paul we yohereza intumwa kujya mu itangazamakuru ariko abanyamakuru babaye bate ninde wavuze ko abanyamakuru bari hejuru y'itegeko ninde wabwiye abanyamakuru ko mwebwe mufite ubudahangarwa ku buryo niyo mukoze ibyaha mugera amageragere mu bitangaza ntabwo bishoboka muri abaturage nk'abandi mugomba kubahiriza itegeko nk'abandi mugomba gusavinga ibihano nk'abandi Jean Paul hano yatwistinze mu gutangira iyi nkuru n'abanyamakuru yayihaye ashaka kwerekana ko hari abantu bishyuwe muri iki gitondo nibwo tariki 3 Mutarama n'uyu mwaka nibwo hacicikanye amakuru avuga ko Nkundineza yakubiswe n'abantu bishyuwe urabyumva hano the future akubitiwe mu igororero rya Mageragere CP niba ari CIP babisoma bate Kubwimana Tereza yemereye igihe ko Nkundineza yakubiswe ariko ko byari urugomo rusanzwe abagororwa bashobora kugira tugende gatoya rero hangaha Nkundineza atangaza iyi nkuru bashaka kwishyira hanze anabibwira abanyamakuru bagenzi be bari hanze bikabageraho we yabwiye abantu nubwo batinye gushyira mu izina yabwiye abantu ngo ko Mutesi Jolly yishyuye abantu bamukubita muri gereza ako no gukabya abantu n'ibya bikabyo mbese mu minsi yashize mbere yuko afungwa Godfather ntabwo uzi ko Nkundineza yageze kujya gusura umuntu ntibuka neza adafite ibyangombwa bamubuza agahita avuga ngo agahita tweetinga ngo banze ko ajya gusura ngo nuko atumwe na Victoire hari ibintu nk'ibyo bimaze iminsi si ubwa mbere yaba akabije ibikabyo bya gutyo Jolly se yabashakira iki ko kubitwa ko umuntu ari mu gihano cye hamwe bajya kumwongeraho ikindi cyo kumukubita none abo bantu Jolly yabarahuriye he n'abate izo mfungwa zamukubise ko wumva nta link iri hagati ya Jolly n'abo bantu ni iyihe urumva ni bya bikabyo by'abantu bashaka gushaka ni nk'abavuga ngo ni leta yamukubise kuko nabyo byavuzwe ngo leta ngo yakubise Nkundineza woyigeze n'ibyo byarashabiri kubivuga ibyo byabyondi ugiva kuri buriya bwanga ibintu nk'ibyo urumva niyo mpamvu icyo kintu cyo gutwistinga cyo gushaka gukabya no gukabiriza ni ibintu biba muri aba bantu kandi biba bigamije ko bavugwa kuba basakuzwa biti byacitse ubu ngubu ejo bundi uzabibona muri report ya Human Rights ngo leta yakubitishije Nkundineza kandi yakubiswe kubera amakimbirane na beef yari afitanye n'abantu babana kandi ni ibintu bibaho no muri societe zose nta hantu hataba abantu bakimbirana bakarwana
nkanswe ahantu nko muri gereza harimo abantu bafunzwe b'abakrimineri gukubitwa n'abantu bishe abantu bafunze burundu badafite icyo bahomba banakuniga bakakwica ko nta kindi gihano kirenze icyo bafite ahubwo abo yahaye amakuru bamugira inama tubuze amenye ko abana n'abakrimineri ace bugufi kuko bamuniga kandi ntacyo bahomba. Nkundi neza agomba gutuza ibingibi byo kwigira ariko ibingibi ni ukorora ubundi worora imbwa zikavamo imisega ibingibi byo gufatafata n'ubundi mugere muri byo bakoreye arakeri ejo muri Amerika barabibonye muri gereza haragiza uyu nguyu muri gereza se ubundi muri gereza so ntabwo ndibuze kugira nta n'impamvu abantu bagomba kumenya ibibazo niyo nkuru yari ihari ikagende gake urumva ikagende gake Nkundi neza niyo makuru ahari bamunobye ariko yakubiswe n'imfungwa ngenzize amakuru mfite byatewe cyangwa uburakari bwavuye kuri iriya video yasohotse yuriya mwana waje hanze akamutaka akavuga ko muri gereza yaba umukozi we abayeho neza none abanyamakuru bakoze inkuru bahise batangira kumutaka iyi nkuru igeze mu bafungwa bararakara baramunoba ayo makimbirane azamo ariko bivuye kuri uriya mwana yamanikishije amaboko byabaye bibi cyane byarakaje abafungwa bagenzi be Nkundi neza bamuhana kibyeyi muri gereza barakudira ntabwo gereza ari mu rugo rwaso urumva ari uko dufite ubudasa urabona ko bari kubakurikirana nubwo bari bafunzwe ariko bari kubakurikirana ntabwo bafite uburenganzira bwo gukora urugomo muri gereza buriya muri gereza nabo habamo indi gereza buriya ngo barafunzwe imfungwa bazifunze turi bugira kabiri muri gereza